Bakunzi ba Grace to You Ministry, bana b'Imana bakristo bavandimwe aho muri hose twongeye kubasuhuza. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Twishimiye kubana namwe nanone kuri uyu mwanya, kandi turanezerewe cyane kugira ngo dusangire ibyanditswe byera, ndetse kandi tunabasaba gukomeza gukora subscribe ku batari babikora, kandi kubabikoze nanone Imana ibahe umugisha. Twishimiye rero ko nanone twigana ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 25. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 25. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Paulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Paulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko ndandamu bakimutezeho, bafata Paulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro kubatwara. Murongo wa 20. Babashira abacamanza bati, aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turabaroma. Abari bahateraniye bahagurukira icyarimwe. Abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. 23. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Umurongo wa 25. Ariko mu gicuku Paulo na Sila baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tunezerewe Imana cyane n'ukuri kubana namwe mu kugira ngo twige ijambo ry'Imana, kandi turisangire rikomeze kukubera ingomezi mu rugendo rugana mu ijuru mu bukristo bwawe. Ijambo ry'Imana tujye kuganiriraho riravuga ngo imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Burya reka tubanze tuvuge ngo gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukumva ijwi ry'Imana. Gusenga ni inzira imwe yo kongera gusabana n'Imana. Gusenga ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umukristo, kandi umukristo wese ukwiriye gusenga agomba gusenga afite kwizera mu mutima we. Iyo usenze ufite kwizera mu mutima wawe, nibwo icyo uri gusabira imbere y'Imana ushobora kubona igisubizo cyawe. Kuko umuntu usenga yizeye abona ibisubizo,
ari gusenga atizeye, kubera ko kutizera burya ni nako gutinda kw'ibisubizo bye kuba kugenda kugaragara. Ahantu mu by'ukuri umwana w'Imana ari, ahantu abakozi b'Imana bari basizwe amavuta, reka tuvuge ngo imbaraga z'Imana ziba ziri kumwe nabo, umwuka wera w'Imana aba ari kumwe nabo, ijambo ry'Imana bararigendana, baba barifite, gukomera mu mitima mu by'ukuri baba bagufite, kandi ubwiza bw'Imana buba buri kumwe nabo, izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Paulo na Sila tuzi yuko mu by'ukuri bakoreye Imana umurimo udasanzwe cyane, ariko dufashe Paulo nk'intumwa ya Yesu Kristo, tuzi ko yagendaga ikorera ingendo ahantu hatandukanye, kandi aho yagendaga ikora ivugabutumwa, ariko ni nako n'imbaraga z'Imana zamukoreragamo, ibitangaza bikagenda bikoreka. Ubwo rero bari mu ivugabutumwa, bagenda bakora ivugabutumwa hirya no hino, bageze ahantu nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, hari umuja wari ufite ikibazo, wari urimo dayimoni, ariko ngo ababonye ngo yaravuze ati abangaba ni abakozi b'Imana. We ubwe niwe wabivuze ko ari abakozi b'Imana. Ibyo yabivuze rimwe, abivuga kabiri, abivuga gatatu, ariko ngo Paulo abonye uwo muntu amurembeje, akomeje kuvuga ati aba bantu ni abakozi b'Imana, Paulo yahise ngo ategeka dayimoni wari umurimo kumuvamo, kumusohokamo. Imana ikora igitangaza ngo wa dayimoni amuvamo mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo twamenye arakomeye mu buzima bw'umukristo. Yesu Kristo twamenye afite imbaraga, afite ubushobozi, afite ubutwari. Yesu Kristo twamenye ni umwami kandi akora ibikomeye. Rero Yesu Kristo yahise akora igitangaza mu buzima bw'uyu muja, umudayimoni amuvamo. Ngo ariko rero amaze kumuvamo hari abantu batabyishimiye. Paulo na Sila rero babitaga Abayuda muri uwo mwanya ubwo bari barimo bakora umurimo w'Imana, ariko aba bantu ngo bari Abaroma, ntabwo bari Abayuda, ntabwo babyishimiye. Byatumye rero kubera ko hari indamu abantu bamuboneragaho, cyangwa se basebuja hari indamu bamuboneragaho, birangira noneho izo ndamu bazihombye kubera ko amaze kuvamo dayimoni kandi amaze gusogongera uko Yesu Kristo agira neza. Umuntu umaze gusogongera uko Yesu Kristo agira neza, mu by'ukuri ntabwo yongera gutekereza gusubira inyuma. Iyi Imana imugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo, ashima Imana, ubundi agakurikira inzira yo gukora ibyo gukiranuka, agakurikira inzira y'agakiza, kandi agaharanira guhimbaza Imana ye mu izina rya Yesu Kristo. Byatumye havamo noneho kwanga Paulo na Sila. Byatumye noneho Paulo na Sila abantu babagirira umunabi udasanzwe, bituma abantu noneho bagambirira no kubarega ku bacamanza, bituma Paulo na Sila bafatwa, babajyanye mu mbaga y'abantu, mu by'ukuri barabasebya, babavuga amagambo atariyo, bavuga ibyo batarimo gukora, baravuga ati rwose barimo gukora ibintu twebwe Abaroma tudakora, bitari mu migenzo yacu, kandi mu by'ukuri abangaba ni Abayuda. Byatumye ko kagambane kabaho, ariko nubwo ibyo byose byabayeho, Paulo na Sila Imana yari kumwe nabo. Amen, amen, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Paulo na Sila imbaraga z'Imana zari zibariho, ubwiza bw'Imana bwari bubariho, kuboko kw'Imana kwari kubariho. Paulo na Sila mu by'ukuri ntabwo mu maboko y'abana b'abantu ntabwo bari bashinganye, ariko mu maboko y'Imana bari bashinganye. Imbere y'abana b'abantu ntabwo bari bakomeye, ariko imbere y'Imana bari bakomeye. Abantu ntabwo babonaga agaciro kabo, ariko Imana yo yabonaga agaciro kabo. Kandi Imana hari ikintu yashakaga gukora muri icyo gihe, kugira ngo n'abantu nibakibona barusheho ndetse kwizera umwami wacu Yesu Kristo.
Imana yacu iganze kandi ikomeze kukugirira neza uri hose mu izina rya Yesu Kristo. Bamaze kubagambanira muri ibyo byose, noneho byatumye n'abacamanza ubwabo bategeka yuko Pawulo na Sila bashanyagurizwaho imyenda bari bambaye, bategeka ko bakubitwa inkoni nyinshi, ngo kandi bakajya no mu nzu y'imbohe. Mu by'ukuri babakuyemo imyenda yabo, barabakubise babajyana mu nzu y'imbohe. Ngo bageze mu nzu y'imbohe, bajyanwa mu nzu y'imbohe, noneho umucungagereza wari uri aho ngaho baramubwira ati aba bantu ugomba kubafunga neza rwose bakaguma aha ngaha, ntibagomba kuhava. Oya, Imana yacu idufashe kandi itugirire neza. Abantu bashobora kukugambanira ariko Imana ikakurengera nk'umwana wawe. Abantu bashobora kugambirira ikibi kuri wowe ariko Imana ikagambirira kukubohora muri icyo kibi mu izina rya Yesu, kuko hari igihango ufitanye nawe. Abantu bashobora kugambirira kukuroha mu rwobo ahantu udashobora wenda kwivana nk'umuntu, ariko Imana ikavuga ati oya, ibiganza byanjye byiteguye kugutega, ibiganza byanjye byiteguye kukurokora. Imana yacu ikomeze gusingizwa mu izina rya Yesu, kuko itabura kurengera intore zayo ziyitakira amanywa na nijoro. Ijambo ry'Imana atubwira ngo uwari ucunze inzu z'imbohe, ngo nawe bamaze kumubwira ko agomba kubakanika cyane, agomba kubafunga neza, ko atagomba kubareka, ngo byarangiye noneho abashyize mu nzu yo hagati. Byarangiye noneho afashe iminyururu neza, ababoha amaguru neza, ku buryo badashobora kwinyagambura, ku buryo badashobora kwivanamo. Byarangiye ababoshye byo kubababaza, kugira ngo basebuja nanone nibazaza kumubaza ejo uko gahunda zifashe, azabereke yuko abantu bamuhaye kurinda ko akibafite. Ariko Imana ishimwe kuko ikora ibitangaza abana b'abantu badashobora gukora. Imana ishimwe kuko ica inzira aho abana b'abantu batatekerezaga ko Imana yahacira inzira. Imana ishimwe kuko Imana itagitererana abana bayo amanywa na nijoro. Imana ntabwo igitererana abakiranutsi bayitakira amanywa na nijoro. Imana ntabwo igitererana intore zayo na rimwe. Pawulo na Sila koko bashyizwe mu nzu y'imbohe, ngo ariko ngo bagezemo icyo bakoze, ntabwo baheranwe n'agahinda, ntabwo baheranwe n'imibabaro, ntabwo baheranwe no kubabazwa nuko bakuwemo imyenda, ko bakubiswe, ko bambitswe ubusa. Ntabwo baheranwe nuko bahohotewe, ntabwo baheranwe nuko bashyizwe mu nzu y'imbohe, ngo baheranwe n'ibitutsi, baheranwe n'akagambane bagambaniwe. Oya, ahubwo bibutse yuko Imana yo mu ijuru ikora, bibutse yuko Imana yo mu ijuru itabara, bibutse yuko Imana yo mu ijuru irengera mu izina rya Yesu Kristo, bibutse yuko Yesu akora ibitangaza. Baravuga ati ahubwo iki ni cyo gihe cyo kuvugira Imana, iki ni cyo gihe cyo kongera guhamagara Imana, iki ni cyo gihe cyo guhimbaza Imana, iki ni cyo gihe cyo gusenga Imana. Ngo aho ngaho mu nzu y'imbohe bararirimbye, bahimbaza Imana, banezerwa Imana, bazamurira Imana icyubahiro, bashima Imana ihoraho. Ngo maze icyo gihe imbaraga z'Imana zarakoze. Haleluya! Ubuntu bw'Imana bwaragaragaye, ubwiza bw'Imana bwaragaragaye, ngo ndetse n'izindi mbohe zari ziri aho ngaho mw'ayo mazu, ngo zarabyumvishe, zarabimenye. Imana yakoze ikintu kidasanzwe. Umushyitsi mwinshi uza kuboneka muri iryo joro, ibintu bidasanzwe birakoreka. Inzugi z'izo nzu za gereza zirafunguka, ngo ndetse n'abantu bari barimo iminyururu, ngo noneho ya minyururu nayo iza kuba yakoroha, ku buryo umuntu kuvuga ngo yagombaga gusohoka ari aho ngaho mu nzu y'imbohe nta kibazo cyari gihari. Mu by'ukuri bagombaga gusohoka bakirukana. Imana mu by'ukuri basengeye mu nzu y'imbohe, Imana yumva gusenga kwabo, Imana iramanuka ikora ibitangaza, inashaka no kwereka abantu, ishaka kwereka abagambaniye abagaragu bayo ko mu by'ukuri Imana ifite imbaraga ziruta iza. Imana yashaka kubereka ko ari inyamaboko,
kurusha ubushobozi n'ububasha ndetse bo bafite. Imana yigaragaje kwa Paulo na Sila kugira ngo mu by'ukuri ivugabutumwa cyangwa ijambo ry'Imana ryongere ryumvikane mu mitima y'abantu benshi, ndetse n'uwari ucunze gereza kugira ngo nawe yongere kubona yuko burya yarokoka kandi akarokokana n'umuryango we, bakongera bakakira Yesu Kristo akababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Imbaraga z'amasengesho. Nusenga amasengesho wizeye, nusenga amasengesho wiringiye Imana, nusenga amasengesho ufite ibyiringiro muri wowe yuko Imana igira neza, yuko Imana yumva gusenga, yuko Imana itabarira kugihe, yuko Imana itagitinda kurengera, yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza abana b'abantu badashobora gukora. Imana izabigenza neza, Imana izakurengera nk'umwana wayo, Imana izakwitaho kandi hari byinshi izahindura. Imana izatera iteka, Imana izita ku burwayi bwawe, Imana izita ku mibereho yawe, Imana izareba imibabaro yawe, Imana izareba agahinda kawe, Imana izareba ibigusitaza byose, Imana izareba akagurimo, Imana izareba intambara urimo, Imana izareba urugamba urimo kurwana, Imana izareba ahantu hose Satani arimo kugenda akorera, maze Imana imanukire kubwo kwiyereka, ikwigaragarize, ikurengere, igutabarire hagati y'abanzi bawe, igutabare bose babireba. Gitangaje nuko umufunga wari ucunze gereza amaze kubona ibyo byose bimaze kuba, yaravuze ati noneho birarangiye. Areba abona inzugi zakingutse, areba abona ibintu byose wapi byamaze kwivanga, aratinya, aratitira cyane, ndetse ngo ashaka no kwiyahura, ashaka no kuvuga ngo rwose ahangaha ubuzima bwanjye ntacyo bukivuze, bwarangirira ahangaha. Ariko Paulo na Sila, Paulo yahise amubwira ati reka ibyo ngibyo wibikora, twese turahangaha, turahari, nta n'umwe wagiye, turahangaha. Ijambo ry'Imana mu by'ukuri ravuga yuko uyu mucunga gereza cyangwa uyu wari ucunze imbohe ngo byarangiye yakira ubutumwa bwiza. Haleluya! Byarangiriye yakira ubutumwa bwiza, byarangiriye abo mu rugo rwe bakira ubutumwa bwiza, ngo barizeye Yesu Kristo babera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ngo kandi rwose barabatizwa. Haleluya! Ni byiza imbere y'Imana. Hari ikintu Imana yashakaga gukora muri ako kanya ubwo Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe. Hari icyo Imana yashakaga gukora, ariko nabo bitwaye neza, ntabwo bihebye, ntabwo bagize agahinda, ariko baravuze ati Imana turi kumwe nawe kandi tugufite, numva dufite byose, tugufite nk'Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Uri byose, turagufite rwose, dufite byose. Ntabwo bihebye, bizeye Imana, ndetse ngo no kugira ngo basohoke mu nzu y'imbohe, ngo aba nyirigereza basabye yuko basohoka mu nzu y'imbohe, ariko ngo bo barangije baravuga ati no, ntabwo twasohoka gutya gusa, baraduhohoteye none dusohoke gutya. Oya, ibyo ntibishoboka. Tugomba gusohoka ari bo ubwabo baje kutwirebera bakadusaba gusohoka. Urumva ko bahise bafata ijambo, ntabwo bari bagifite imbaraga z'amasengesho. Iyo ufite imbaraga z'amasengesho ntabwo ugira ubwoba, iteka ryose wumva ukomeye, iteka ryose wumva ushinganye, cyane ko haba hari icyo uba waravuganye n'Imana. Niba hari icyo wavuganye n'Imana, komera, Imana irahari kubwo kugisohoza. Niba hari icyo wavuganye n'Imana, nta mpamvu yo kugira ubwoba, nta mpamvu yo gutinya, nta mpamvu yo gukangwa n'imibereho y'iki gihe, nta mpamvu yo gukangwa n'ubuzima bw'iki gihe, nta mpamvu yo gukangwa n'abanzi bawe, nta mpamvu yo gukangwa n'ibicandege, nta mpamvu yo gukangwa n'ibigeragezo, nta mpamvu yo gukangwa n'ibipfa byose n'ibihita, nta mpamvu yo gukangwa nabyo, kuko nyuma y'ubwo buzima haba hari ubundi buzima uburi bugombe kwinjiramo. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko mu by'ukuri byarangiye bavuye mu nzu y'imbohe, ariko bavamo bari
ubwiza bw'Imana, bavamo bafite ijambo, bavamo bafite icyubahiro, bavamo bakomeye, bavamo bashinganye, bavamo mu by'ukuri bafite nanone agaciro kadasanzwe. Imana hari uburyo yigaragarije Pawulo na Sila, kandi basohotse mu nzu y'imbohe bafite mu by'ukuri ubwiza bw'Imana, basohotsemo bameze neza, icyubahiro kibi cy'Imana. Abera b'Imana bashima Imana, abera b'Imana bazabura Imana icyubahiro, ariko kandi n'abantu benshi babonye ibyo ngibyo bibaye, nabo mu by'ukuri banezerewe Imana, bahimbaza izina ry'Imana. Amasengesho rero iyo umuntu ayahagazemo neza, akaba asenga Imana azi, akaba azi ko Imana ishobora byose, akaba azi Imana ko Imana ye ko atari ikigirwamana, akaba azi ko Imana ibohora, akaba azi ko Imana ihindura ibyanze guhinduka, akaba azi ko Imana ikora ibidasanzwe, akaba azi ko ukuboko kw'Imana gutanga umugisha, akaba azi yuko imbaraga z'Imana ziruta iz'ibigirwamana, ziruta iza Dagoni, ziruta iza Bayali. Asenga afite kwizera, ari kuvuga ati Imana yanjye irashoboye, Imana yanjye irakomeye, izabikora kandi izabigenza neza mu izina rya Yesu Kristo. Amaganya yawe yaharira Imana, ibyiringiro byawe reka bibe ku Mana, so agahinda kawe gaharira Imana, ibiguhangayikishije ibikubabaje byose bigaragaza ibisitaza urimo muri iyi minsi biharira Imana. Vuga ati Imana nahawe, nanjye icyo gukora ndagusenga, icyo gukora ndakubaha, icyo gukora ndi kumwe nawe, icyo gukora ndi mu murimo wawe, icyo gukora mbagaze mu mwanya wanjye neza, asige nanjye ndwanirira nk'Imana yanjye. Ntabwo Imana izabura kukurwanirira na rimwe, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gitabo cy'Abaroma 8:31 aravuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, ababisha bacu bavahe, abanzi bacu bavahe. Imana iteka ryose ihora irwanirira abana bayo uko bukeye n'uko bwije, kandi ijambo ry'Imana rikambwira ngo abiringiye Imana bahora bagwiza imbaraga. Ni byiza ko ugwiringira Imana kandi ukagwiza imbaraga, imbaraga zigufasha gusenga, imbaraga zigufasha gutsinda Satani, imbaraga zigufasha gutsinda ikibi, imbaraga zigufasha gutsinda ibigeragezo, imbaraga zigufasha gukora iby'Imana ishaka, imbaraga zigusunikira mu rugendo Imana ishaka kugira ngo ugenderemo. Ibyo byose Imana ibikorera kwiyubahisha. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri ibice 4 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17, aho ngaho urasanga ibintu bikomeye cyane. Esiteri ibice 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Twibuke yuko Hamani yari yagize umugambi wo kugambanira Abayuda, agambirira ko bakwicwa, agambirira mu by'ukuri kubanga, kuko yari umuntu ukomeye mu bwami bwa Ahasuwerusi. Yari umuntu udasanzwe, yari umuntu ufite ijambo, yari umuntu wa hafi n'umwami, nawe yaravugaga rwose rikumvikana. Ariko ngo Moridekayi kuko yacungaga amarembo y'umwami, abyumvishe ngo nawe yafashe iya mbere, asanga Esiteri mu rugo rw'umwami. Arangije aravuga ati Esiteri rwose dore gupfa tugomba gupfa, ntabwo tugomba gukira, kandi niba tugomba gupfa nawe uri Umuyuda ugomba gupfa, nawe ntiwakira n'ubundi nawe twapfana, rero nutagira n'ubundi icyo ukora. Ntakizabuza Abayuda gutabarwa, ariko turi mu bihe bikomeye cyane, turi mu bihe by'akaga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Esiteri yahise atuma kuri Moridekayi, aravuga ati agenda abwira Abayuda bose basenge mu gihe cy'iminsi 3, nawe ng'umwamikazi araza gusengana n'abajakazi be kugira ngo noneho basabe Imana yo mu ijuru aba ariyo ibatabara. Babonye ko badafite imbaraga zo kwitabara,
babonye ko badafite ubushobozi bwo kwirengera, babonye ko badafite uwo kubavugira, ariko bibuka yuko mu ijuru hari Imana yo kuba, hari Imana yabarengera. Bibuka ko mu ijuru hari Imana yo kubavuganira, bibuka yuko mu ijuru hari Imana yo kubatabara. Ngo noneho icyo gihe burya hari n'ikibazo gikomeye. Umwami yari afite umwiherero w'iminsi 30, kandi yari yaratanze itegeko yuko nta muntu uzajya kumureba iyo minsi 30 itaragera cyangwa se adahawe uburenganzira. Ariko Esiteri atumiza kuri Moridekayi, yaravuze ati musenge, natwe turasenga, ariko nanone nanjye nzajya kureba umwami. Nimba uwo gupfa nzapfa, nimba uwo gukira nzakira, ariko nzajya kumureba. Imana yacu ishimwe. Ngo barasenze, bamaze gusenga, Esiteri nawe afata intambwe yo kujya kureba umwami. Cyakoze umwami akimubona aramwemerera, amaze kumwemerera amubaza ikimugenza. Esiteri nawe arakivuga, imbaraga z'amasengesho. Esiteri agaragaza ibibazo bihari, amaze kugaragaza ibibazo bihari, urasanga Imana yarakoze ibidasanzwe. Esiteri mu by'ukuri byatumye umwami amubona nk'umuntu udasanzwe, byatumye ahabwa uburenganzira bwo kubonana n'umwami, kandi umwami yarashyizeho itegeko ko nta muntu ugomba kumusanga atari we wamwihamagariye, atari we watanze itegeko ko amusanga muri icyo gihe cy'iminsi 30. Mu by'ukuri Esiteri yarasenze, abayuda barasenga, Moridekayi arasenga. Umusaruro wavuyemo, umusaruro wa mbere nuko byatumye Esiteri arenga ku itegeko ryo kujya kubonana n'umwami, kandi byari bibujijwe kujya kureba umwami. Imana ica inzira ahantu hatari inzira. Ari itegeko ryatanzwe, Imana ifite ubushobozi bwo kurenga kuri rya tegeko, ariko ku mpamvu zo kurengera umwana wayo, ku mpamvu zo kurengera umugaragu wayo, cyangwa se ku mpamvu zo kurengera uwo yatoranije mu magana ya benshi. Umusaruro wundi wa kabiri wavuyemo nuko Moridekayi yagize gute? Moridekayi nuko yambitswe imyenda myiza cyane y'ubwami, umwami ajya yambara, ndetse kandi no gutambagizwa ku ifarashi nziza cyane. Urumva yuko mu by'ukuri ahantu Imana iri gukora, ahantu imbaraga z'Imana ziri gukora, Imana mu by'ukuri ikora ibitangaza bikomeye cyane. Imana igahereza umuntu icyubahiro atatekerezaga yuko icyo cyubahiro yakigira. Imana imuherezaga ijambo atatekerezaga yuko ijambo yarigira. Imana isubiza umuntu agaciro atatekerezaga ko ako gaciro yakagira. Aho bagutegera siho bakubonera, aho bakwangira ahubwo wowe aho ngaho ni Imana igutabarira. Aho bacukurira icyo bati no ugomba kukigwamo, aho ngaho ni Imana igutabarira, kandi ikabikora ku mugaragaro, bose babireba, kandi n'abanzi bawe bakagufasha gushira. Umusaruro wa gatatu wavuyemo nuko Amani ari we wabambwe ku giti, yari yarateguye ko Moridekayi ari uzakibambwaho. Byarangiye Amani ari we ugize gute? Ukibambwaho. Baririmbye baravuga ngo umwanzi agucira kobo, Imana ikagucira akanzu. Umwanzi agucira kobo, Imana ikagucira akanzu. Cyatse kuvuga ngo aho bagutegera ni gutabarirwa, aho bagutegera siho ndetse bakubonera, aho bagutegera si imigambi yabo isohorezwa, ahubwo aho ngaho Imana yasohoreza umugambi wayo ukomeye. Amani yateguye igiti kirekire, azi neza ko Moridekayi uzakibambwaho, ariko birangira rugize gute? Ukibambweho. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho zatumye nanone ibintu byose byitwa ko byari bya Hamani, byatumye noneho byose umwami abigabira umwamikazi Esiteri. Urumva ko Hamani yahombeje umuryango we,
ariko ahombye umuryango we. Esiteri we arunguka kubera ko hari umubano yari afitanye n'Imana. Iyo byanze hari ukuntu Imana ibigenzereza abana bayo. Iyo byanze hari ukuntu Imana isubiza agaciro abana bayo. Aho rukomeye hari ukuntu Imana itabara abana bayo. Imana ifite ubushobozi, ifite inzira zirenze imwe ishobora kunyuriramo ikagukiza ubukene, ikagukiza inzara, ikagukiza imibereho mibi, ikagukiza ibigeragezo, ikagukiza ibisitaza, ikagukiza amaganya, ikagukiza agahinda, ikagukiza imibabaro. Ahandi wari utishimye, Imana ifite ubushobozi bwo kongera kugushimisha ukanezererwa mu mutima wawe kandi ukazamurira Imana icyubahiro. Nanone imbaraga z'amasengesho zatumye abayuda bose batabarwa kandi bongera kugira n'ijambo ku banzi babo. Amasengesho yatumye abayuda bose batabarwa ndetse bongera no kugira ijambo ku banzi babo. Ahari urupfu, Imana yahashize ubuzima, yahashize ubugingo. Ahari ukurimbuka, Imana yahashize gutabarwa. Barongera barakomera, barongera bagira ijambo, barongera bakora ibyabo neza, bahimbaza Imana yo mu ijuru, yo itabura kurengera abana bayo. Nanone amasengesho yatumye abayuda bahabwa uburenganzira bwo kwirwanaho. Byatumye bahabwa uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse kandi bakagenda bica n'abanzi babo. Abayuda muri icyo gihe birwanyeho ngo kandi ngo bagenda bica n'abanzi babo bose. Buriya ibyo wakora byose byaba ubusa, ariko ahantu amasengesho ari gukora, ahantu hari imbaraga z'amasengesho, ahantu ujya mu bihe wumva urigiye guhamagara Imana iri bukora ibitangaza, ahantu ufata umunsi wo gusenga wiyirije uri kuvuga ati hari ikintu nshaka ko Imana ikora, ahantu ufata amasaha yo gusenga ariko ufite intego runaka uzi neza yuko hari icyo Imana yakora. Imana irigaragaza, igakora ibitangaza, Imana ikarengera, Imana igafasha, Imana igakomeza. Aho uri nk'imfubyi, komeza usenge, Imana iri mu ruhande rwawe. Ahantu uri wumva ubukene bukumere nabi, komeza uhamagara Imana kandi ukora ibyo wumva wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana iracyafite imbaraga zo gukora kandi ikakuvana mu ubwo bukene. Ahantu hari uburwayi, senga wumve yuko Imana ikora igitangaza, wizeye mu mutima wawe, igitangaza wacyakira mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu uri ukaba uri mu bibazo, senga Imana wizeye neza yuko Imana ishobora kugukiza indwara ufite kandi ukabohoka, ukazamurira Imana icyubahiro. Nta kintu na kimwe Imana idashobora gukora. Niba Imana yararengeye Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe, Imana ikarengera Saduraka, Meshaki na Abedenego cyagiye bajugunywe mu itanura ryaka umuriro. Niba Imana yararengeye mu by'ukuri Esiteri, ikarengera Abayuda, ikarengera Morodekayi, bakagira ubuzima, bakagira ubugingo, bagatunga, bagatunganirwa kandi bari mu gihugu kitari icyabo, ariko bakakiramo Imana ikabagabira ibyiza, bakagira imigisha. Nuko bakomeje gutakira Imana, bamenye agaciro ko gusenga, bamenye imbaraga ziba mu gusenga, baravuga ati oya, gusenga nibyo byonyine, niyo nzira imwe isigaye yatuma mu by'ukuri Imana iturengera. Reka rero ubeho utakira Imana, wiyereke Imana cyane kurusha uko wakwiyereka abana b'abantu. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kukugira neza. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ndabaza, ndagutabara kandi nzakwereka ibikomeye utamenya. Senga utabaza, ijuru rigutabare kandi Imana yiteguye kukugirira neza. Nanone ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nubura amaso yanjye ndebe imisozi, mbese gutabarwa kwanjye kuzava he? Umwanditsi yasoje cyangwa se umuririmbyi asoje aririmba avuga ngo gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka Imana yaremye
ijuru n'isi. Ntabwo uzatabarwa kubera ko ufite amafaranga, ntabwo uzatabarwa kubera ko uziranye n'abakomeye, ntabwo uzatabarwa kubera ko ufite imitungo myinshi, ntabwo uzatabarwa kubera ko ufite akazi keza, ntabwo uzatabarwa kubera ko uri munini cyangwa se kubera ko uri mutoya, ntabwo uzatabarwa kubera ko uri umuzungu cyangwa se uri umwirabura, ntabwo uzatabarwa kubera ko uvuka mu muryango w'abakire, ntabwo uzatabarwa kubera ko uvuka mu muryango w'abatunzi, ntabwo uzatabarwa kubera ko uvukana n'abantu bazwi cyangwa se n'abakomeye, ahubwo uzatabarwa kuko Imana ari umutabazi n'umurengezi w'abana bayo. Uzatabarwa kuko hari igihango ufitanye n'Imana. Uzatabarwa kuko hari intambwe wateye yo kuvuga ati ngewe nta bushobozi mfite ariko Imana ifite ubushobozi bwo kundengera. Uzatabarwa kuko uzaba watesheje agaciro imbaraga zawe ukizera imbaraga z'Imana ko zishobora byose. Uzatabarwa kuko uzaba wibutse ko Imana igira neza bugacya bukira. Uzatabarwa kuko wizeye ko Imana ari nyamaboko, ko kandi Imana idakora nk'uko abana b'abantu bakora, ko kandi Imana idakora nk'uko abagambanyi bakora, ko Imana idakora nk'uko abanzi bawe bakora. Imana ntabwo ikora nk'uko abakwanga bakora. Imana ikora inyuranije n'ibyo byose. Imana rero inyuranye imigambi y'abanzi bawe bose, igatesha agaciro ibyo byose kugira ngo ikurengere, kugira ngo ikugirire neza. Rero humura, aho uri komera, shikama, senga, ntabwo bufite, senga wizeye, senga wiringiye Imana, senga uzi agaciro k'amasengesho. Imana izakurengera, Imana izakugirira neza, Imana izagusubiza, kandi ibyo ubona bikikugoye humura, Imana ifite umugambi wo guhindura ibyanze guhinduka ikabigenza neza. Reka Imana ikomeze kwivanga mu byawe byose, iguhe imbaraga zo gushobora gusenga, kandi wongere umenye agaciro ko gusenga, umenye ko mu masengesho ibitangaza byinshi bikoreka, ababoshwe barabohoka. Umenye ko mu masengesho ibitari byasubizwa birasubizwa, ibitari byakemuka birakemuka. Reka wizere imbaraga z'Imana, Imana ikugirire neza kandi igusoreze umugambi wawe ukomeye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.